Sup my people, twagarutse ku kandi ka episode k'uyu munsi. Wow, mba mvanyemo ekuteri, mba mbanje kumva ko sound iri kuza neza. Okay, sound ndumva ari fresh, ari neza cyane. Check. Okay, uyu munsi rero ngiye kubereka uburyo umuntu azamura karite y'ifoto yafotoye. Hari igihe uba ufite nka phone itabinoza neza, usanga urakubwira ati fotora, ukabihangayikira mu kandi wahita umufotora, ahubwo kubera ko yenda phone yawe kamera yayo itizewe neza, idafite karite, nyuma ukayicisha muri AI ibintu bitaburanye, ukamukubita ifoto ityaye cyane kabisa. Cyangwa se n'izindi zawe zatakaje karite cyangwa se zishaje zimaze imyaka. Ushobora nko kuba ufite nk'ifoto ziriya za kera bajyaga bafotora umuntu agaprintinga akayitunga iri hadi, ukaba wayifotora uyu munsi ukayifotora ukimprovinga karite, ukayisubiza nk'aho ari nshyashya kabisa, ikaba igaragara neza. Ibyo rero nibyo ngiye kubereka. Hano nk'ubu ngubu hano muri kubona ifoto yanjye irimo, ni ifoto yagoswe nyine ibintu by'umweru cyane n'igihu, urabona ko itagaragara neza. Sinibuka n'igihe nayifotoreye, nimba ari 2022 ndakeka. Rero uburyo ki tugiye kuyizamurira karite nibyo ngiye kubereka hano. Si ibintu bigoye, urabikoresha telefone yawe cyangwa se imashini bitewe n'ikikuri hafi. Rero straight to the point, tugenda ukajya muri Chrome yawe. Muri Chrome yawe ukandikamo Gemini, kuko Gemini nk'uku nguku byanditse Gemini. Hano nuko nari nayikoze niho ngiye kuberekera, ariko ushatse wenda twanakora n'indi cyangwa se, ariko iyi ngiyi nzi kubera muri kuyireba n'ubundi ndabibereka uburyo nayikozemo. Ujyamo ukandikamo Google Gemini. Utabikoreye muri Chrome, ushobora kujya muri Play Store ukayidownloadinga ibirimo. Amatelefone y'amasomo usanga yo biranazana biba bikoranye. Bijyamo ugahita wandikamo Gemini ihita iza. Hanyuma iyo imaze kurodinga izi imeze gutya. Kugira ngo ushyiremo ifoto rero ukanda kwa akamenyetso ka plus aka, hanyuma ugahita ubona upload files. Ukanze kuri upload files urakanda kazamo amafoto, ugashyiramo noneho ugapikinga iyo ushaka. Njye rero nahise mpitamo iyi ngiyi, uri kuyibona ukuntu isa. Iyo ngiye kwerekeraho urugero, yari yaragoswe nyine idasa fresh, irashaje. Hanyuma nk'uko mubizi AI nyine ntakwishyiramo gutyo gusa ngo bibe birarangiye, uyihereza prompt cyangwa se ugira amagambo runaka uyibwira uti nshaka iki n'iki kuri iyi foto. Rero nahise nyibwira ati make this photo more clean, full quality, high definition and high resolution. Ibyo bintu nayibwiye ayo magambo yonyine, ihita yumva kigomba gukora. Rero ushobora no kuyibwira ati improve quality of this photo, ibyo byonyine nabyo yabyumva ikahita twakwanya kabisa. Rero nashyizemo ihita irodingaho gatonya, ikahita iguhereza ifoto wayisabye. Ibyo ihita ikubwira ati I have enhanced your photo to high definition quality, sharpening the details and improving the overall quality and resolution as requested. Nk'uko wabisabye nabikoze. Hano rero urabibona uburyo ije iri big. Iriya resolution nayibwiye ngo iyi resolution ni ikimara. Ifoto iyo ifite resolution nini niko nyine iba nini muri size, uko uyireba uko iba nini. Nka resolution nk'iya 200 kuri 200 ikaba ari agafoto gatoya ka passport.
magana ane kuri magana ane urumva nyine ihita yaguka, noneho 600 kuri magana angahe urumva nyine niko iba nini. Nibyo by'amaresolution, ariko kuri quality byo ni ibisanzwe, ni ugucya ku ifoto noneho ku buryo bigaragara nyine. Urabibona iya mbere twari dufite ukuntu yasaga uku, urabona nyine ibintu bimeze ukuntu wagira ngo iri mu ifu y'umweru, ariko nyuma y'uko tuyisabye ko yayikirininga, dore uburyo yayiduhaye imeze. Nuko uri kubona ko kandi isura iracyari ya yindi, nta kintu igeze ihinduraho ku isura. Urabona ko umuntu abona ko ari njyewe, n'imyenda ni uko, n'ahantu ni uko, byose uretse ko yikesheje ibyo bintu twashakaga. Biba biri very easy rero. Niba ufitemo nk'amafoto yawe umaranye igihe za 2010 na kangahe, wayakora kabisa ukayabika ari amafoto asa neza, ntabwo ari ngombwa kuvuga ngo ifoto uko imaze imyaka igomba kugenda isaza nyine iyo myaka. Ariko rero ubu ngubu buri wese yabyikorera, wafata n'andi nyine ukayakora. Icyiza cy'iyi Gemini yo nta limite igira, urakora amafoto yose ushaka ku munsi, mbese ukidagadura. So stay in touch rero, ukore subscribe, utundi tuntu tw'ubwenge nzajya ngenda ntubagezaho gatanu ku kandi kabisa. Stay in touch, ciao.